Okay, so guys, murakoze cyane muri studio za Kabagema TV turagarutse. Ngewe ni Zaid Dieudonné, mbifurije amahoro y'Imana. So mu minsi ishize musiko naje hano kuri Kabagema TV ndi kubaganiriza ku bigendanye na Halloween ndetse ndimo ngenda babwira mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Nujya ku ma social media ahantu agiye hanyuranye urajya uhasanga cyangwa kuri za Facebook bari kukwereka amwe mu cyangwa mu mafoto agenda avuga kuri Halloween. Hano mu mujyi ntuyemo urugo ku rundi cyangwa insengero ku zindi bari kugenda bazibamba icyo bita ibintu bya Halloween, birimo ibimenyetso bigiye bimeze byanditseho lip, harimo utuntu tumeze nk'uduskelete, harimo utuntu twinshi tugiye dutandukanye. So ngewe iyo nsomye ibintu cyangwa nkagenda ngakora ubushakashatsi bikantera urujijo, bituma ndushaho kuba nasobanukirwa ibyo bintu ngo menye impamvu ese bituruka he cyangwa biterwa n'iki. Reka mbereke rero, ndabasabye ngo mupartage ino video yanjye cyane, mukore subscribe, ndetse ku bantu benshi bagiye bankunda mukore share kugira ngo uwakoze like ndetse nitujya dushira ibiganiro bijye bikundwa n'abantu benshi kugira ngo na YouTube nabwo itazajya igenda ifunga ibiganiro. Nkomeje gushimira abantu bakoze subscribe. Hari akantu navumbiye rero ngiye kubereka. Iyo ufashe muri bya bimenyetso bimwe na bimwe biri kugenda bigaragara hirya no hino, ahantu ndi guca ku masoko, ahantu ndi kugenda mbona ku mazu bagiye bapamba, hariho ibimenyetso bimwe na bimwe biteye gutya, harimo ibimenyetso bimwe na bimwe bisa gutya. Kano kamenyetso mwakabonye akakumwera akangaka guys, mwakabonye akangaka, sinizere ko muri kukabona. Ikintu tugiye gukora rero ni iki. Urabona kano kari ku mwambaro w'umwana, kari ku mwambaro w'umwana, ari nayo mpamvu tugomba kuzajya tugira gute twitonda mu bintu byose duhaha cyangwa tukabanza gushishoza. Aka kantu ngiye kugafata ifoto, nimara kugafata ifoto ngashire muri ChatGPT ndabasomera ibintu kaje kutubwira. Reka nze mwereka ngafotore noneho mbijyane muri ChatGPT cyangwa se artificial intelligence, baratubwira ngo kano kantu gasobanuye iki. Twagiye reka ngafatira ifoto noneho mite nkajyana muri ChatGPT wumva ibintu bagiye kumbwira. So okay, ndizera ko mwese murimo mubona hano kuri ChatGPT. Okay, so reka mpagere, reka mfate iyi foto nahereje, reka nze njye hano muri aho nari nayifashe muri foto, mwayibonye. So murabona ko ari ngiyi hano. Reka tuyohereze muri ChatGPT. So mwayibonye neza ko ari ngiyi yahageze muri ChatGPT. Reka noneho mite sasa nyizamura murebe ibyo bagiye kutubwira. Mube hafi mwese mubirebe hano ko turi mu bihe bikomeye cyane, turi mu bihe bikomeye kandi byo kwitondera. Abantu bari kuri Kabagema TV ndagira ngo musome, muri kureba ngo musome neza cyane. So reka tubisome noneho ngewe ndi kubireba neza. Ngo it looks like a close up of a soft fabric, likely fleece or flannel with a cute Halloween shaped plant. Ngo biragara ko ngo ari akenda ko karaho ngaho gaciriritse, ngo ariko gashushanyijeho ngo akantu keza ka Halloween. Ngo the design feature a white cartoon style ghost. Ngo iyi design ngo iri mu gishu features a white cartoon style ghost with black eyes. Ngo ishushanyije ngo muri white cartoon ngo mu muzimu, ngo muri iki kimenyetso kiranga umuzimu ngo kumweru, ngo ariko gafite amaso y'umukara. Ngo surrounded by small black bats and orange start on a light pink backward. Icyo nashaka kubereka ni icyo ngicyo. Urumva ko barambwiye ngo ngakangaka ngo bari ngo nagashushanyo. Reka nongere ngasubizeho guys kuri Kabagema TV. Mwakabonye aka kantu gafite amaso y'umukara ariko gafikare mu mweru. Mwakabonye kuri Kabagema TV. Bari kumbwira ngo nakazimu k'umweru ariko gafite ngo amaso abiri y'umukara.
ngo gakaba ari akaghost ngo keza cyane ngo kari cute ngo gakoreshwa mu gihe cy'iki cya Halloween. Tuve kuri ako kantu, reka tujye kuri ino ntuza. Abantu mubizi muzi ino application iyi ngiyi, iyi yitwa Snapchat. Mwayibonye? Abantu muzi kureba neza, mwabonye Snapchat, mwarebye Snapchat. So muraza kumbwira ngo difference iri hagati ya Snapchat n'aka kantu nta tandukaniro cyangwa nta sano bifitanye, mubirebe neza. So reka tujye kuri Snapchat, reka dufate screenshot tubijyane muri ChatGPT badusobanurire ngo bivuze iki. Reka tubirebe neza. Okay, ndaje tubirebe neza. Reka tubanze tuyeditinge kugira ngo nyijyane muri ChatGPT noneho batubwire. Hari ibintu byinshi, hariho n'ibintu byinshi tuzagenda tubereka cyangwa tubayishurira kugira ngo tuve mu mwijima tujye mu mucyo, kuko ibintu byinshi cyangwa amabanga y'umwijima yihishe mu bintu twebwe tugendana nabyo cyangwa twambara buri munsi cyangwa tubana nabyo, bityo ukaba wabizana mu rugo iwawe, kumbura kuzana imyaku cyangwa amashitani mu rugo iwawe. Icyo dusabwa rero ni ukwitonda, ni ugusobanukirwa, ni ukumenya Imana kurushaho kugira ngo tutagwa muri iyi mitego y'aba bantu tutabizi. Reka nkeditinge hajyane muri ChatGPT, ndaje ngo batubwire ngo aka kantu gahuriye he na kariya ka ghost. Okay, reka tujyane muri ChatGPT noneho. Reka tujyane muri ChatGPT batubwire ngo kano kantu gahuriye. Abantu bakunda Kabagema TV, muri iyi minsi nababwiye ko turi mu kwezi cyangwa se mu kwezi ko kwa shitani cyangwa ko kwizihiza amajini muri rusange, ariko hari abantu bagiye bakomantinga ngo ibyo bintu ntabwo bibaho, ngo mbese ngo bimeze gute. Zajya ngenda mbayishura utuntu twici mutagiye muzi kugira ngo twese dukomeze twirinde muri iki gihe. So reka nkajyanemo na kari akantu mbereke ngo baraje batubwire ngo kari akantu kavuze iki. Reka nakagejejeho, reka turebe ngo baratubwira iki. So nshuti zanjye, niyo mpamvu ahantu hose uri kureba ku nsengero, ahantu hahurira abantu cyane cyane mu mashop, huzuyemo turiya tuntu tw'uduskrete. Urukumva? Okay, urukumva? Mwabibonye mwaka byaramwe. Barongeye baravuze ngo this image shows the Snapchat logo. Ngo iyi image ngitwereka Snapchat logo. Go a simple white ghost outline centered on a bright yellow background. Ngo urukumva? Ngo a simple white ghost, ngo nagashitani k'umweru, ngo muri background yako cyangwa ngo kaze ngo kari hagati y'umuhondo, ngo a bright yellow background, ngo inyuma yako kazengurutswe n'uyu muhondo. Reka nongere mbibereke. Ngo the ghost represent the app focus on sending snaps. Ngo aka gashitani ngo gahagarariye iyi application ngo mu ntumbero cyangwa mu ntego ngo ibyo bita snaps cyangwa temporary photo or video. Iyo bavuze snaps ni uburyo bw'amafoto n'amafoto n'amavideo magufiya. Urukumva? That disappear after being viewed. Ngo ayo mafoto ngo ahita bura burundu ngo nyuma yuko umaze kugira gute, umaze kuyareba. Urumva ko iyi logo cyangwa se iyi Snapchat nayo iri inyuma y'ibi bintu bya Halloween cyangwa ibi bintu by'amashitani muri rusange. Ni ibintu nanjye ndi kugenda mbona nshuti bavandimwe ntari nsanzwe nzi. So reka nongere ku bantu batabirebye neza, reka nongere mbibutse cyangwa mbereke logo ya Snapchat iyariyo. Mwayibonye? Reka nongere, mwayibonye logo ya Snapchat. So reka nongere mbereke kaka ghost. Kanongere mbereke kaka ghost gafite amaso. Mwabibonye? Mwakabonye? Mwakabonye kano ka ghost? Mwakabonye nshuti zanjye? So ibyinshi bishwe mu bintu tugendana nabyo. So rero kuri Kabagema TV mba nagize umuhate ukomeye cyane kugira ngo nze mbazanire ibintu bitandukanye, ndetse tuzagenda tunabereka n'ibintu byinshi, ku buryo nzabereka imitambagiro izabera hano ku itariki ya 31
ndetse na bimwe mu birori bigiye bitandukanye biri gutegurwa hano muri uyu mujyi, kugira ngo mwese mukanguke tugende tubereka uko ibintu bigiye bihagaze. Ejo mutazajya mubona abana barananiranye cyangwa bigishwa ibintu mu buryo bucecetse, ariko dufite ubwenge kugira ngo tuvumbure cyangwa tumenye ibyahishwe, kuko ubwenge butanga n'Uwiteka, no kujijukana ibyo Uwiteka, kwizera byose tukabisaba Imana ikabidufashamo. So murakoze cyane rero, muzi ko kuri Kabagema TV tubakunda, mukore share, mukore subscribe, ndetse mukore na comment, munatuganirize kuri byinshi muba mukeneye ko twabagezaho. Bye bye, Imana ibarinde, ibahe byose mwifuza, turabakunda.